Bonjour, good morning, waramutse neza nshuti y'Imana, urakoze guhitamo kuba ahantu. Nitwa Uwineza Zubeda, igikoresho cy'Uwiteka, nahisemo kubera Imana akanwa ikavugira muri njye ubuhanuzi bwayo butavangiye, ibyahumetswe byayo, ijambo rirema, ijambo risana imitima, ijambo risubizamo imbaraga, ijambo rivuga ukuri ahahise n'ahazaza, ijambo rihindura icyaremwe gishya, ukuri kwayo. Ndakwifuriza kongererwa amavuta, imbaraga, kuzuzwa mwuka wera, uhabwe umugisha. Shalom shalom, ngwino njye nawe twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe muri kino gitondo. Ese wasomye urwandiko nakoherereje Yesaya ibice 41 umurongo wa 10. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara, kandi nzakuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Yesaya 43 umurongo wa 2. Ndavugana nawe nti witinya kuko nagucunguye, ndaguhamagaye n'izina ryawe uri uwanjye. Zaburi igice 34 umurongo wa 19. Mba hafi afite imitima inenetse kandi kizwa afite imitima ishenjaguwe. Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 5. Ntimukagire ingeso zo gukunda imibi, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwanjye navuze nti sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato.